ngira ngo nishimire umuryango wanjye turi kumwe hano, tuba turi kumwe igihe cyose. Tugendana hamwe namwe hose mu gihugu aho twagiye twiyamamariza. Buriya nabo bambera akabando. By'umwihariko rero ndagira ngo mbashimire mwese abari hano, ndetse abari hano ni bake abashoboye kuza, ariko ndahera kuri mwe mwatubaye hafi. Hanyuma nyuze muri mwe nanone ndashimira abanyagihugu bose. Ariko ubu ngubu abadukurikira ndabibibwiye bumve ko mbashimiye cyane cyane. Hari abahanzi rero twagendanye, hari urubyiruko, sinabona uko mbisobanura. Ndabashimiye cyane cyane cyane. Mbishyize mu buryo bw'ubuzima bw'abantu, bw'umuntu nanjye bundeba, iki gikorwa cy'amatora cyo kwiyamamaza twabanje, cyo gutora, noneho ibyo tugaragarije bimaze gusohoka, bivuze mu buzima bw'umuntu ikintu gikomeye. Bivuze icyizere. Mbashimira. Niba mujya mwitegereza kandi hari wowe wambona ariko nsa n'uwashobewe. Impamvu niyo ngiyo. Icya cyizere navugaga, mba nizeye ko nibufatanye namwe ikibazo icyo ari cyo cyose tukagikemura. Kandi namwe ukuntu mwitabira ubutumire mu bikomeye, guhangana nabyo, icyizere muha umuntu, nyine sinabona uko ngisobanura. Ntabwo ari imibare gusa. Niyo biza kuba 100%, ntabwo ari imibare gusa. Ya mibare irimo kiriya cyizere, nicyo cyangombwa. Rero ndumva ntari butinde cyane. Ni ibintu bidasanzwe. Niyo mpamvu abenshi batabyumva bakabinenga, ariko bigakomeza ahubwo bikiyongera. Buriya ni kimwe n'abandi banyarwanda bose dutegereje kumenya ibivuye mu matora byuzuye bisesuye. Ibi baratubwira ko ari agateganyo. Mu by'ukuri ntabwo jyewe nagira icyo bivugaho, kuko icyo abanyarwanda bashaka abasesenguzi ni muzadufasha kukivuga.
twebwe turi abanyarwanda bashoboye gutanga uruhare mu buyobozi, nkaba kuba yenda amajwi yagabanuka, icyiza nifuza nuko ahubwo abanyarwanda bareba icyerekezo cya demokarasi aho kiganisha, hanyuma baba ari byo bemeje tukabigenda. Nibarebera mu manota bashobora kugira ngo nta wundi munyarwanda ushoboye uhari.